big activity that employs more than 2,500 people, including young people. Thank you very much for that. Mu by'ukuri icy'ingenza mu karere ka Bugesera ni urubyiruko ruyobora abandi, bayobora inama y'igihugu y'urubyiruko, bantumiye bifuza kumpa ubutumwa bwo gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera amahirwe atandukanye yagiye agera ku banyabugesera, ariko cyane cyane akagera ku rubyiruko rwo mu Bugesera bifuzaga gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Bangejejeho message babwira ko twasura bimwe mu bikorwa mwishimira i Bugesera. Kimwe mu bikorwa rero bahisemo ni iki kibuga cy'indege. Buriya umuyobozi w'igihugu ashobora guhitamo aho ashaka gushyira igikorwa. Kuba rero yarahisemo gushyira igikorwa kinini nk'iki mu karere ka Bugesera, numva mufite ukuri ko kumushimira. Agira ngo twese tumushimire. Buriya igikorwa nacyo ushobora kukizana ugashaka n'abaza kugikoramo. Murabizi hari abantu kera twajyaga tubigira, an international company ikaza gukora igikorwa ikazana n'abakozi bayo, yewe ikabashobora no kuzana n'abakozi batoya bavuye mu gihugu cyabo. Ariko twebwe mu mitekerereze ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu mitekerereze y'abayobozi bacu, nuko igikorwa kigomba kuza bakagikora, bakazana igitekerezo, bakazana ubwenge bwo ku rwego rwo hejuru, ariko bakadusigira ubwo bumenyi, ibyo tujya twita mu cyongereza knowledge transfer, ariko na jobs, n'iyo mirimo abenjeniyeri. Muri mwe harimo abenjeniyeri, muri mwe harimo technicians, hashobora kuba harimo n'abakoresha amaboko bisanzwe. Ibyo nitwe tugomba kubikora. Ibyo rero ni imirimo batubwiye yuko bakoresha 2,500 by'abaturage, 60% byabo bakaba urubyiruko. Ikintu cya mbere twishimira nuko ari iyo mirimo baha urubyiruko igahindura ubuzima bw'abanyabugesera. Rwose tubishimire, dufite n'ukuri mu gushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo ngira ngo ngiye mbasabe gikomeye, murabona imirimo iri kuri 30%, haracyari imirimo 70%. Ni ukuvuga ngo amahirwe yo kubona umurimo igihe kirekire kiri imbere arahari. Ikirenze icyo, ikibuga cy'indege it's a big business. Nikimara gutangira hazaba akazi kenshi mu kibuga cy'indege ka service, hazabamo transport kugira ngo abavuye ku kibuga cy'indege babone uko bagiye iwabo, abaza hano.